urakazi urabizi hagize nk'umuntu aza agafata afite nk'ibyara birebe bya bindi babakobwa bajya bitera ukabona birasongosoye akaza akabikujomba akakurya ikinyunguti ugasakuza nanjye nahita muzindurwa nkasakuza cyane ku buryo bahita bavuga bati kabisa kabondagize ikibazo nanjye nahita ngira ikibazo nturebe ujye useka ndagutinye uzi ko se neza akose muvandi ubu ntibazakuvumbura bakagusubiza muri gereza ye ndimo ndarota cyangwa nyawe ni wowe hano ukora iki mama ubu ndi gutekereza ukuntu nababariye papa nkumva binteye umutima mubi ariko mama ubu koko papa azahinduka umva nkubwire ntabwo ukiri mama wanjye kandi sinzongere kumva unyita ngo ndi umwana wawe IMUZI ni filime igaragaza inkuru y'ubuzima bwanjye uko byatangiye n'aho byarangiriye. umva kuba mbonye uriya mugore ntago ari bucika atambwiye aho umwana wanjye ari imyaka amaze kugeza ajya ngo nta mwana ngira ntabwo nzi nimba ari umukobwa nimba ari umuhungu ntabwo nzi ngo angana gute sinzi ngo arasa gute ntabwo ari buncika ariko uyu munsi ngiye kwerekana ko ndi kabondo maze nanjye bambona Sekaho mbona wigunze kandi uri no kwivugisha Shami uriya mudamu uri gutitira ni mama wawe? Yego ni mama wanjye. Iki? Mama wanjye. Mama wawe? Kubera icyo bimbashije? Umva Shami, uriya mama wawe arambabaje ubyumve ngo arambabaje. Akubabaje iki sera? Umva Shami, ngiye mbonye ukuntu uriya mama arembye, ndeba ukuntu arimo aratitira, nibutse ko udashaka kumubabarira numva agahinda karanyishe. Bose ubundi kabo, ubundi ubona utari ikigoryi. Ubona umuntu bwa mbere mubonanye, none uyise umugirire impuhwe ziki? Shami we hari ikintu uri utazi. Buriya ngewe navukanye umutima w'imbabazi n'impuhwe nyinshi. Burya ko kuri kabondo nawe wakurenganye. Ariko mana numva ntazibabarira pe. Ubu koko n'ibya mbere ntibyari byarangira, none se yikubitamo n'ibya kabiri. Usura mutinda umuvuna muheto w'umugabo ateye atorokaye. Mana ngenda ndabona nabibure n'igisubizo pe. Uwe mbere yo kuva ahangaha bantu ushake ukuntu umumfasha. Gute se kandi? Ukuntu
ugomba kumumfasha tukamwumvisha uburyo umwana we yapfuye. ikibazo n'uriya mwana wawe namenya ko uwakoresha nawe mwabyaranye urumva atari ikindi kibazo ubu se ntibizatera Shamika ihungabana. Ngaho rero ushaka uburyo umunkiza. Gute se kandi? We aho kugira ngo amvemo reka tumwice. Nyawe twica umuntu noneho kugira ngo amvemo ajye kuntanga sinamwica neza neza akava ku isi y'abazima. umva nkubwire reka tugabane imitungo nongere nigende nkurekere amahoro yawe. arewe ngabana nawe naruha imitungo njyenyine waragiye kubuyera noneho uziye ngo tugabane ntabwo nzagabana nawe uzajye kundega aho ushaka. muzagende nkurege njyewe nzagende nkurege cyane ahubwo nzakujujubya kugeza ubwo ubyivanyemo nkikoresha icyo nshaka. ngo njujubya uzakora icyo ushaka ijuru rirahari rizandengera. ijuru rizakurengera tuzabonde ko rizakurengera ntangiye no kukudiha. papa njyewe nzamurengera. yakosha ubundi wibonyemo iki? ubundi ubona nagira icyo nkora mu rugo rwanjye ukagira icyo ukora wowe. umva papa ndashaka kubwira kuri hano ku bwanjye iyo nakababarira n'uba warabashije kuhinjira. umva papa uko waje hano ku mpuhwe zanjye ni nako uzava ku bushake bwanjye. nta misoro nta baginga hano mu rugo rwanjye mugatangira kugira icyo mvuga mugatangira kunsakuriza. muzamure umva rero nkubwire numubeshya yuko yapfuye ntago bizarya ahubwo twamubeshya yuko ari muzima uzamwereka uko wakize. ariko uzi koko ko ari byo umuntu yabimuhisha paka akarinda amwica ataramubona. cyane ibyo nibyo byari naho ubundi umunwa we ntago wamukira yabisakuza. nanjye namumwereka kuri kondisiyo. nyine kondisiyo ni uguceceka kugeza igihe uzamumwerekera. umva mubwire nyawe kwihangana birarangiye birangira ahangaha ndashaka kunyereka umwana wanjye. ariko se wavuze gakeya kuvuga cyane niko kumuguhesha. ceceka se nawe mvuga gake kubera iki? umva nkubwire ibi byose nimwe mwabiteye none ngo ninceceke urancecekesha nkandi. erega humura byose ndabizi ihangane mbanze noroherwe ubundi nzaguhuza n'umwana wawe. umva nkubwire icyo nshaka ni ukumbwira ahantu ari nkajya kumwirebera. ariko koko urumva wajya imbere y'umwana ukamubwira ngo uri papa we ako kanya akahita abyemera? umwana utigeze ubona n'umunsi n'uyu wa rimwe. humura rwose nzakwereka umwana wawe ariko nanjye ni kuri kondisiyo. kondisiyo ze zimeze gute? umva neza nanjye nzamukwereka paka Shamika cyangwa undi muntu batamenye ko hari undi mwana narabyaye hanze. arewe ese kabo
ko numva wanteruriye inzu bite byawe? Ese mwebwe ko mumbonye mugahita mwikanga? Ese mamudo waje gutura ko udataha? ariko se shami niki cyaguhinduye koko? Kunahindutse n'iki? Umva ibyo ntabwo bikureba. Ubu muri aka kanya nta muntu n'umwe wo mu muryango nkunda, kubera ko nta n'umwe wigeze amfasha mu kababaro kanjye. Ese ubundi wowe kuri aho ngaho nta kazi ufite ko kwitaho? Genda se ujye gukora ibikureba.